Indobo cyane cyane urankunda cyane abakobwa bafite ubushyuhe nakabisa n'abasore bafite ubushyuhe n'abakecuru bagira ubushyuhe iyo ndirimbo warayizi Chachayine Cheche Jeje yo body Jeje Jeje Nabati unyibutse Myaka ingahe ijana muze nibyo ra ntago none wanyemera ntafite ubushobozi oya none nta bushobozi ufite mfite urukundo urukundo rwonyine se urukundo bugira urukundo ariko wariye ariko wanyweye ufite urukundo ariko wariye none muze nibyo urukundo ariko muze ugira urukundo hitumereza bonga corona urukundo rw'Imana nje umuyobozi nemera umuyobozi Paul Kagame kubera iki impamvu mwemera reka mabwiza ukuri mwese mukurikiye Legacy TV ikintu cyose kibengerana cyangwa se gitatse ntago abari zahabu baravuga ngo mu cyongereza ngo not everything that is shining is gold byinshi babifite impamvu zigiye ziri inyuma kandi nimba uri kubireba akakanya iryo jambo nizere ko rigize icyo rikumarira. Viewers, this is your host Alvina Sydney, and right about now I just came from Kigali to Musanze Yaounde to just visit the 3 shortest people on earth, and they have a copyright with their laughter. Yo basetse sinzi ko nawe babwira nukuvanga igitwenge cyabo gifite copyright ubudahangarwa ku buryo utagomba kukigana. Aba bantu batatu niba bagufi kwisi nkanje umukobwa ngomba kugena nkabareba nkareba uko bameze. Hano duherereye Yaounde Musanze Ruhengeri kwagiye ni Legacy TV. Nimba utarakanda kuri like, kanda, comment, share and subscribe, unakana no kuri notification button ukoresheje wifi yawe na data connection, because it's all about dope stories. Let's go. Reka turebe babasore bacu batatu turebe ko bameze n'ubwa mbere bagiye guhura n'umukobwa hagati aho. Reka turebe ko bari bunankunde. Murabona ko bari no mu rupangu. Mwiriwe neza mama. Muraho neza. Nukuvuga ngo tuje kubasura nka Legacy TV. Yego muraho neza. Yego. Muri kwirinda neza. Baporo yambi ngwino mhobe hobe amakuru yawe neza meze neza. Yego si ubwa mbere ubonye umukobwa? ubwa mbere. Urabona cyane ndabona ukeye kabisa uratwika. Ari hehe se undi muvukana? Peter ariko numvishe ngagira isoni nibyo se katurebe kwa mhobe. Peter ntago wampa kabizu kwitama. Uyu bakamwita Peter. None se ubwo ni Peter uyakaba? Ndakona Paul. Noneho wa undi wa gatatu yitwa Andre. Ako mwamumpaye nahano kwicara tukabana. Anga niho twakwicara. Okay. Ngamuze twicarane. Zana nagatabo zana. Andrea. Bita Andrea. Amakuru. Uraho neza? Yego. Umeze neza? Neza. Ego. Kwamba agati-shirt keza. Kitwa kanditseho ngo iki sako gati-shirt? Kanditseho ngo iki? Kaini. Kai, okay ngwino twicarane. Reka nkurira agatebe. Ngwino twicarane tuganire. Icara aho ngaho. Sepo ntago wajya wicara? Ako wambaye nk'umustar no munsi? Twika hagashya. Mugomba twika hagashya. Hehe mutwika se? Hano. Twagara abastar rimwe. Harya ngo witwa? Rudakunda Paul. Rudakunda Paul. Yeah. Rudakubana Paul. Rudakubana Paul. Yego. None ndashaka ngo urebe muri kamera uvuge ngo subscribe on Legacy Legacy TV.
TV. televiziyo ariko urayizi po. Televiziyo. None se reka tubaze uyu nguyu witonda, kuki witonda cyane? Kwitonda ni ngombwa yuko umuntu kwitonda. Kubera iki? Kubera nyine ntabwo nyine uri gusharagurika ugomba kwitonda. Ubu se ngiye ko nitonda ubwo ndasharagurika? Oya ntabwo witonda kuko n'umuntu ahora witonze. Ntabwo umukobwa wahora bitonze n'undi nabi. Abakobwa bagomba guhora bitonze. Ufite umukobwa se ukunda? Ko nawe ukunda yuko ntacyo bitwaye. Ngambwira ngiye kukubwira izina ryanjye sibyo? Wongere urisubiremo. Nitwa Kirenga Albina Sydney. Wowe uranyambika impeta no munsi. Narebe. Nyuma y'impeta yakurikiraho iki Peter? Hakurikiraho urukundo. Mbere wambika umuntu impeta ukabona gukora ubukwe? N'urukundo ukabona kumukunda? Nagiye n'ugore umuntu yiteguye. Igore umuntu yiteguye. Okay, reka tubaze muze amakuru. Ni meza. Ni meza. Iyi t-shirt wambaye se ko ari nziza ngo yanditseho ngo iki? Iyi t-shirt yanditseho ngo iki? Bikaini. Tumereza bonga. Cyokoze. None se muze kuri aka kazuba wiriwe gute, wakoze iki ku munsi wawe wakoze ize gahunda? Umunsi meze neza. Wiriwe neza. Muze wikundira iki? Nicyo ukunda mu buzima uvuga uti ngenda gikunda abantu bari kunkurikira nka muzehe bagomba kukima. Ukunda iki? Niki? Nkunda karwa. Akagwa? Nuvuga ngo wagusura akakuzana akwaga wakwishima. Ni iki? Yagutya. Gutya ni bizu cyane itabi. Itabi. Muzajya mwitabira? Ese mumbwire ngana kayoga. Ukanga kayoga? Ngakanywa nya. Ukakanywa uragakunda? Turaza kujya kukanywa. Nakongewe. Cyane. Uradukunda cyane natwe? Bande saba koga cyaba abagore bande? Ukunda bande? Nkunda bande? Mwebwe. Twebwe? Ubu nje wankunze? Nogure cyane. Uzaze kunzura i Kigali basi. Sibyo? Gishimbuye imodoka izazi gutware sibyo se? Kanyohe. Kubera icyano kandi nabonye mufite kaburimbo nziza. Nziza. Ngaho mbwira rero po no musi ninde wakwambitse wambaye neza uhere hejuru umbwira ikintu wambaye ngaho mbwire duhere hano hejuru. Hano hejuru? Ingofero byabaye ngombwa yuko nandikaho Rastaman. Kubera iki Rastaman? Mbwira po. Kubera ko ndi Rastaman. Uri Rastaman? Abarastura bazi? Abaratinagiye mbona bamwe na bamwe. Uretse yuko ngewe nabonye ko nta mishatsi nabona babita Madrid. Njya mpitamo gushushanya kuri ingofero Rastaman. Rastaman nkambara birebe neza ukambara noneho nyuma ya Rastaman ni bande babarasta po? Abarasta tubabona muri murasta batujyanye ku Gisenyi. Ubwo mbere nari mbonye umurasta nyawo. Nawe umurasta nyawo. Ubundi umurasta bivuga iki kuri wowe? Uba wumva bivuga iki po? Umurasta uhora ashyushye, umurasta ahora nyine nakonja, ahora ameze neza. Umeze neza. Uvuze ngo ashyushye, hari indirimbo zitwa ngo ubushyuhe? Indirimbo ujya wumva kuri radio? Abakobwa bafite ubushyuhe, n'abasore bafite ubushyuhe, n'abakecuru bagira ubushyuhe. Iyo ndirimbo warayizi? Oya niyashite uyizi. Ntayo muzi? Niyarashite. Se ubundi mbwira Peter ninde mukuru muri mwebwe? Mukuru Nandereye. Nandereye hagakurikiraho? Hagakurikiraho Tereza. Hagakurikiraho nde wundi? Tereza ninde se? Wo ku ruhande. Mushiki wawe? Yego. Nande wundi? Undi hagakurikiraho abandi bari bone nabo barimo hagati. Ubwo nyine hagakurikiraho nyine na Paul nanjye. Mbona ko ninjye njye ujye kuba bucura. Ubwo nyuma yanjye nyine haza kuvuka undi. Nawe ari Bugande. Nawe ari Bugande. None nta nubwo mujya muba ino Ruhengeri mwagiye ni Bugande nama? Oya Ruhengeri twahaje nyuma. Abandi baragiye Bugande kera.
kera none se ko numvisha amakuru ngo mutinya Tereza cyane nuko yake mutinya ntabwo tumutinya mbere yuko nkiza cyagiye nkomanze mwese naye nababuze mwamwihishe ko yake mwamwihishe muramutinya kubera kira kijumba ko cyari kishi kandi turyamye muraryama kuzuba buri gihe nta kindi nkawe nka Rasta se Rasta kuki udashora indirimbo Rasta buriya rukwiriye kuririmba ariko mbonye aho twafatanya nanjye nabawe ngambwira nk'umuhanzi ukunda uvuga mwafatanya ukunda ukavuga uti njyewe ndashaka gukorana collab n'uyu muhanzi mumbwira aranaza kureba kuri televiziyo ukunda ndi none nabamenya amazina se we yambwira indirimbo ndahita mukubwira Petero nukunda kuzimenya inde ego arayizi yukunda se oya yaravuga ni yaba ari yukunda ngambwira indirimbo ngo akunda twumve ndahita mubwira umuhanzi ashaka ngo ni nivuga ko akunda ko naye yavuje ngo nenda nkurikireho namenya ari iyi ihetse niho ujya ubyina ujya uvuga uti iyi ngiyi ndayikunda igiyemo ngomba kubyina iyo nibutse yandi bava ngo cacayine Cheche Jeje yo body Jeje Jeje iyo ni uzi umuntu yiririmba aba muri Tanzania bamwita Diamond ntago ari umunyarwanda none se ubwo urumva uzajya muri Tanzania ra oya gusugo ntawo mu tuzashaka undi w'umunyarwanda tuzakorana nk'Ikigali ariko urashaka gusora indirimbo nawe nyine ibyo ngibi umuntu yabitekereje umuntu agomba kuyihimba tukayisohora twayihimbye uzi ko ukaze none se muze wowe nyuma yo kwinywera akagwa n'ikintu ntago ujya ubyina n'ujya uririmba ntago ujya uririmba cyangwa ngo ubyine kuririmba n'ubu ndaririmba ukunda nk'iyo ndirimbo niyo ndirimbo ujya uririmba muze niyihe inzara yiteye mu kigo yitwa gute inzara yiteye mu kigo inzara yimukiye mu kigo inzara yiteye mu kigo inzara yateye mu kigo ngayirimbo twumve inzara yiteye ubukene buze yatuye muri gihe cyose wasabuna bwoba habe n'igishika turimire tumwumvira y'umwizera kandi y'umwumvira iry'umurwana Yesu kubaho kwawe iyo ndirimbo ajya tumuha amashyi nese muze ko iyo ndirimbo ibabaje ntabwo ibabaje ko numva nayo ngiye kurira iyo ndirimbo irababaje use kugiye gutuma ndira kandi wambwiye ngo wankunze oya nagorira ntabwo narira ngo si nta muntu urabona arira mu maso yawe w'umukobwa cyangwa w'umumama oya nawe Rasta none se Rasta ko mbona wambaye umusaraba hariho n'agatima ibyo bishatse kuvuga icyo wambaye mu gatuza umusaraba nyine yerekana ko uri umukirisitu nkurikira Imana nkunda no gusenga ukunda gusenga mwese mujya gusenga cyangwa musengera kubera iyi corona yaje insengero barazifunze ubu ngubu nyine dusengera no mu rugo ntabwo mmerwa mu rusengero mukunda kujya gusenga ubusanzwe iyo mbere yuko bafunga none se ubundi abantu babakurikiye bajya bibaza bati ku munsi mwamwirirwa mukora ibiki dore murisike mutuye ahantu heza bigenda biti umunsi wanyu buteye utubundi umunsi wacu twebwe urabona ahangaha ni inzu gusa nta kintu twakora ikizi ni uguteka tukarya izuba ryarivuye cyangwa imvura yagwa nta kindi ni ukuryama nta kindi kintu twakora none se ninde uteka hano mu rugo uyu mushiki wacu ni uteka mwe mukaza kwirira mukata mwiryamira yateka nyine twicaye twamara kuruha no kurya tukiryamira hanyuma uravuze uti mukaryama cyangwa mukaba mwiriwe mu rugo izuba ryaza n'iki nta zindi gahunda mujya mwumva mushaka gukora nk'ibindi bintu wowe wavuze ngo ukunda kuririmba nta kindi kintu wumva wakora ubonye ufite amahirwe njyewe mfite umuntu unera inkunga mbese tukishyira nk'agashyirahamwe
iko kuririmba cyangwa no gucuranga nanjye nakumva yuko ntabwo naburamo nanjye najyamo. Ushaka uzi no gucuranga? Oya nyine mbonye nyine umuterankunga twafatanya. Wahita ushaka icyo ukora nawe. Ako cyo mu kuririmba ukunda umuziki? Kuririmba byo ndabikunda, nkunda umuziki. Ndashaka umunyamuziki. Wowe bamva wakora iki? Utiriwe mu rugo ubonye amahirwe n'ikintu cyari cyo cyose wumva ufite wako. Nyine twafatanya. Oya tare nawe ukunda kuririmba se? Ushe yarimba wenyine yakamari. Ni featuring. Twafatanya. Nese nta ndirimbo murahimba muri kumwe? Ubu nimba hano hakata hinjira nkuri uririmba Jeje. Akatabwa ati mu ndirimbire kugira nuve ko twakorana. Kona muntu uwo muri kumwe ngo akureshakire n'iyindi wahora mu ndirimbo imwe. Ubwo nuvuga ngo washaka n'izindi ndirimbo himba. Hari ufite nyine umuntu turi kumwe nyine agahimba twaririmba. Mwese mushaka kuba abahanzi. None se reka nkubaze, nta ndirimbo murahimba? Oya nayo. None se ubu wari utwire gute? Ubu se Diamond aje akakanya akabubwa ati ese ura rasta man ushaka ko dukora n'indirimbo nta ndirimbo urahimba? Urumva ibyo byari sawa? Ibyo ngibyo nawe utakabishira muri gahunda. Nawe utakabishira muri gahunda. Ako biri muri gahunda zawe? Ako muri gahunda twavuze yuko nazo tugomba kwishakira imirimo, nazo tukaba nk'abahanzi. Tukara nk'akaririmbo twahanga nazo twasohora. Ngaho mbwira hagati aho uravuze ati tukihutacira tukagira gahunda dukora. Ndashaka kumenya ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Mfite 48. 48. Mzee wowe ufite ingahe? Ndi yewe imyaka ingahe? 100. 100? Mzee nibyo? Nibyo ra? Afite imyaka 100? Wakoze anniversaire? Wakase keke? Ya wowe ufite imyaka ingahe? Yewe 28. 28. Ngaho mumbwire ubwo ngubwo kuri iyo myaka mufite sibyo? Nta numwe muri mwe uravuga ati ndashaka kuba nakuba ku rugo nkabaho ngaho mfite madamu cyangwa se hari umuntu numva nkunze nabana nawe nkawe Rastaman? Nyine ibi ngibyo umuntu aba yarabitekereje, ariko twareba na hariya ahantu twari turi nta kuntu wahazanira undi muntu natwe ubwacu tutisanzuye. None shisha nangaha turacyari mu bukode. Biri ukuntu umuntu aba ari kugufasha, ari kukugaburira, ari kukwishyura inzu, ukaya kongera kwishyiraho wenda si n'ikibazo ariko urumva ko waba uteje ikindi kibazo. Ariko ubwo umugiye gushaka ubwo yaba ari wowe na n'uyu nguyu? Ubu nyine twahitamo uwamanza gushaka tukajya mu inama, ari umanza ari njye umanza. Nose ubu ngubu ngaho mbwira wowe iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda wahita upfa kumwemera gutyo gusa cyangwa wabanza ukarindira? Nyine kwemera ntabwo umuntu yava ngo aragukunda nurangiza uvuge ngo uramwanze, ariko umwereka ikibazo aho kiri. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ngereka nkubwire navuye i Kigali naje mwese nje kubareba kandi ndabakunda, ubu wahita unyemera tukahita tubana? Nje wambwira ni ngenda gukunda. Ufite ubushobozi ukavuga turabyemeje. Ntabwo none wanyemera ntafite ubushobozi? Oya ndafite ubushobozi. None nta bushobozi ufite? Mfite urukundo se? Mfite urukundo se? Urukundo rwonyine se? Urukundo bugira urukundo ariko wariye ariko wanyweye? Ufite urukundo ariko wariye? None Mzee nibyo? Iyo ufite urukundo rwuzuye urukundo aramwemera. Aramwemera rata sibyo? Ntago ari amafaranga. Abonye amafaranga akaba abonye iki n'icyo kunywa n'akagutyo nako ngako ibyo abifite n'ukuvuga nibwo wamwemera? Ndamwemera n'icyo kunywa. Ufite inyota? Mu kanya turata tujya no kugira akantu tunywa. Ngaho mbwira nawe niko ubyumvara? Ubu nje nkabwira ngo ndagukunda wanyanga kandi niyo ntaba afite amikoro. Oya tuganira ibindi akaba by'urukundo byaje nyuma, nako tuganira ibindi. We nta nubwo ubikunda? Oya nabikunda ariko rero ubu ngubu tukuganira ibyerekeye cy'urukundo tuganira ibindi. Tuganira ibindi. Mzee ni ukuri ubu ngubu hari umuntu wazana akagukubita w'umugore cyangwa umukobwa? Nawe
ariko urabizi aje afite urukundo wamwakira ubwo se ageze mu rugo akakurakarira wakoze nk'ikosa byagenda gute? namukubita. Ntabwo wamukubita wese agukubise wahita umuta mu rugo ukigendera? Oya, byagenda gute? namwihorera. Wamwihorera amaze agakuribye akajya gukubita? Ariko mzee nose ndagirane. Imva mbabwire rero inkuru mutari muzi. Mwaye muzi ko kuno kuntu museka abantu bamaze kubigira ibintu bikomeye bakoresha ahantu hose. Ubu mumaze kuba abasitari, mwari mubize? Kari agaseko akimara kugasohora abantu benshi baragakunze. Usanga bari kumamagara kuri telefone ngo bashaka ka gaseko ka muzehe. Wese ako karashaka ko muzeseka twumva ko gaseko. Ako gaseko karagurishwa. Mungu muri abasitari bakomeye cyane. Reka muze ako kantu ko guseka arashaka kukumva. Ni muze gusuka seka se cyane nawe. Yewe namwe wakigana ngo gashobore muzehe no. Muze gaseke twu. Namwikundiye ngiye muzehe. Muze ndagumana aha nawe hano. Urampaho kuryama? Ntacyo. Nta kibazo. Turararana? Turararana ku buriri? Oya. Kubera iki muze? Ndiyo ngiye n'unguyu. Urarana nande? Njewe se. Nje ndarara hehe se? Aho utawurara. Naguramaho kuryama? Oya. Kubera iki se? None se po urastaman we ntagumaho kuryama? Nose umuntu yakugenderera umuntu akugendereye ugomba kumwakira. None se ari nk'umukobwa ugukunda nkanje ubwo naguramaho kuryama? Ndarara muri salo? Oya ntago warara muri salo. Ndarara hehe? Ibitanda birahari. Turararana? Nta kibazo. Muze reka wowe se urirarana? Njewe? Kuki wirarana saba bakarara ari babiri? Resha nyine waba ari bitana bitatu. Kujya kurara ku buriri rumwe kandi ari ubundi buriri. None se njewe ninza nkavuga ngo ndarana nawe wandeka? Nishobora kurikana umushitsi. Urandeka nta kibazo? Ntabwo nakureka kugenda twagucumbikira. Okay, murakoze cyane mbaye nshimye. Hagati aho ndashaka kubabaza ni bande abayobozi mukunda muri iki gihugu? Umuyobozi mukunda nkawe reka duhere kuri wowe. Umuyobozi dukunda muri gihugu? Wowe ukunda no wuhe? Kagame. Kubera icyo umukunda? Yuko nyine ari wo muyobozi mukuru udukuriye. Niwo twakunda rero. Umukundira iki se wowe? Tumukundira yuko ayobora. Tumukunda yuko turi mu gihugu cye. Nibindi bintu byinshi tumukundira. Muze waruvuze ngo wowe mukundira iki? Tumukundira mwebwe. Wowe nuriye. Nicyo umukundira nawe umuyobozi? Urukundo. Ariko muze ugira urukundo hitumereza bonga corona. Urukundo rw'Imana. Nawe ni ukunda se ukunda umuyobozi w'igihugu gusa cyangwa hari undi muyobozi ukunda? Imana niyo muyobozi ukunda. Uraza no kuza kudusengera sibyo? Ndaza. Nje umuyobozi nemera umuyobozi Paul Kagame. Kubera iki? Impamvu mwemera ikintu tumwemera cyane mbere twari twaraboshwe ariko hamaje gufatira igihugu arakibohora arakigwanira arakibohora noneho ejo bundi amaze gufata igihugu atwemera ko umunyarwanda wese bari baranze kuduha ibyangombwa amarangamuntu. Baravuga ati umunyarwanda uwo ari we wese yemerewe gufata irangamuntu imbese ibyangombwa akaba nk'umunyarwanda nk'abandi bose. Hanyuma hari akabazo abantu bajya bagira amatsiko hano mutuye hano Yaounde yo musohotse cyangwa mugendanye mukunda kugendana mwese icyarimwe cyangwa hagenda umwe bitewe na gahunda afite? Yari hafi tugendana na Ndereya yaba ari kure tukagendana na Peter kubera ko atagerayo. None se po yo mugeze mu muhanda abantu bigenda bite mubona bimeze bite babakira bate? Ubundi mbere baradushungeraga bikaba byatuma umuntu agira umujinya ariko ubu abantu baratumenyereye no mu mujyi turagenda nta kibazo. Reka tubaze wowe bigenda gute uri mu muhanda wumva bimeze bite abantu bakwakira gute?
nanjye mba nishanje nyine mu bandi bantu nyine nta kibazo ngira. Ubu nta kibazo kigihari Wapi? mujya kuri butike mukajya kunywa kamwe byose? Nakubona mbwa kanywa munatakare. Atakare kubera ikize? Kubera nyine kuvuga hari igihe wataha nijoro ukaba wanashitara kwibuye ukaba wanagwashe utarebye. Twigendere ngaha muze tugende. Muze ako ngenda mfashe muze haguruka. Wowe ujya imbere utwereka inzira aho duca. Muze ngwino twigendere. Njye nashaka kumenya ubu umukobwa wamukunzi wamugira gute mugihura? Ubundi umukobwa yakunze umusore amugurira akantu rwose wowe n'akantu wangurira kugira ngo umusore nawe ashabuke. None ni umukobwa niwe ubwira umusore nawe nuvuga ngo umukobwa niwe ukugurira akantu kugira ngo umukunde? Nubu nabakunze ni ngombwa ngo nje yari njugura yarogura no se wozangurira ryari? None se kukigiye n'uburenganire none rero Kigali muri abakiri Kigali ni mama mufite amafaranga. None se rasta ko mba nambaye bling bling uzi ko ibintu wambaye babyita bling bling subiramo ngo bling bling. None se bling bling nimba uzambaye urumva utari umukire usiko ibingi wambaye bihenze n'ibirombe. None se kuki wumva atari ngiye wagurira? Ugomba kungurira nyine kubera ko wahisemo niwo ugomba kungurira ukanshota. Ngambwira akajambo keza ujye wakwita umukunzi wawe twatuzina babita nakahe kazino uzi? Akazina kandi wakwita umuntu ukunda umukunzi wawe nyuma ya kasheri hari kasheri akandi waba uzi nakahe? Akandi ndakakubwira nyongorera ndakavuga nyuma. Akahe? Nakabisa katwigire kunywa turebe ko noneho guhera uyu munsi muri bute munama naho kuryama ntago twamusize se bitatu twamusize kare. Nese muze hangwe cyubwo ngubwo turamuhije agaki agacupa gatoya nese nakara uri ubufite amusukiramo kandi wambaye muze indirimbo yitwa gute? ubona ko kumva se mbega igikuta ntabwo uri kuyumva uzi kuririmba se muze? Uzi kuririmba? Oya ntabwo uzi wakweze urayizi rasta urayizi indirimbo irimo? ntabwo nyizi. Wizi wowe wiziye jeje ongera usuririmbe kuri jeje ariko ho gatoya ndanagufasha. Ntangire wowe tangira kugira mpite nkomerezaho ukuntu uzi kuririmba tangira ndagufasha nukuri. Ako sinzi kuntu wabikoze gutya bakora gute nyereka? Ibi ni bicyo bari guhamagara bahamagara umukobwa. Muze yakomeje kubahamagaye wose se kandi ari ngiye mukunzi wawe muze uzaba abakobwa bose umaze guhamagara ugize gutya bose bari buze dore niyo ari inyuma ara njyewe se ngenda kwegereye ni ukuri nakuri kunywa wenyine nyweho ako uyu nguyu ahora ari serious kuhora uri serious no ku gacupa kuba uri serious none kubera iki? nta kundi nyine nakunde byamera. Ubu hano muri karitsiye barabizi kuri serious baranagutinya yego baninya ariko kandi n'ukuntu buri serious bose baba bapinze ntabwo buri kuvuga
nako oya ndabona abapinja ariko icare gute wite kugira ngo utagwa. hanyuma mbwira niki wabwira abantu bose bagukurikiye abantu benshi cyane barabakunda n'ubuhe butumwa wumva wababwira uyu munsi wumva ufite ku mutima wawe ubutumwa bumeje bute ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kubabwira yaba ari ubufasha ushaka kubasaba yaba ari icyo ushaka kubabwira icyo ari cyo cyose banza unasomeho nimba unabishaka mu gihe uri gutekereza ngaho babwire icyo ari cyo cyose nk'abantu bagukunda basi abantu bari kukureba bagukunda wababwira icyo uyu munsi kumbura icyo mvuga se kanda kubera ntago byishimiye ko bagukunda yenda bishimiye ariko rukuba bongo ngo nababwira iki ese nababwira iki konje ko bankunda kiye nababwira n'igiki nibyo ngibyo babihagije nta kindi mwese ntago bakunda ntago bakunda nakunda mama rero udusura se nakunda umuntu utaje kushura ubu nje ninje wakunda ngo nagusoye bazaze bagusore niba ushaka bashure nanjye babyumvise mwabyumviye ngo muzamusure katwumve muze wowe nicyo bababwira abantu bose bari kukureba kuri televiziyo nicyo bababwira ubutumwa baba ni byiza nubwo babwira ko se wowe ubakunda we ntago bakunda benshi nabona bakora cyane ntago babakunda cyane ninde wakunze uyu munsi se make inde se nawe nanjye usunyanga uwo ndawukunda njye ntashyo nkunda urankunda ariko nose ko wankunze ukaba utasetse nakunda urankunda cyane nizo gutanse ngo mbyumve ko unkunda kweri mbaburetse cyane urankunda cyane rastaman rastizo we niwe butumwa ushaka kubabwira abantu bagukurikiye aka kanya abantu bari kunkurikira n'abari kutureba ikintu nababwira iyo umuntu akunda umuntu agomba kumukunda. Ikindi kintu nababwira abakiriya bacu n'abadukurikirana niyo ntabwo nabura icyo mbwira abanyamakuru n'abadukunda gusa nta bikorwa ubwo nta rukundo ruba ruhari abura bakati nyine urukundo umuntu agukunda atabishyira mu bikorwa ubwo ntabwo yaba agukunda period. Thanks to everybody who was watching Legacy TV. This is Albina Sini, Queen of the Mic, the good girl in the city. And please, if you haven't subscribed, subscribe right now because we are with the dopest people. If you can help, please write in the comments, share what you want to tell people, write your number if you can help these people because they really need the help. And you've seen they have a good heart. So if you want to subscribe, this is the time. Use your Wi-Fi, use your data connection because it is what it is. Right now, we are at Musanze. If you want to visit them, this is the time because it's all about love on Legacy TV. Mwakoze cyane mwese mwamukurikiye Legacy TV mwamuri kumwe nanje Albina Sydney. Hano nkaba nasuye babahungu banyu mukunda cyane, babasore bafite umutima mwiza cyane, mwabyibone bafite ibyishimo, bafite ibyo bagezeho, ariko nimba wabasha gufasha cyangwa se ufite umutima w'urwo rukundo kuko yabyivugiye Rastaman ngo nimba umukunda bigaragaze. Iki nicyo gihe siko bimeze. Mwakoze cyane mwese mwamukurikiye Legacy TV. Mbibutsa ko nimba utarakanda kuri subscribe aka kanya niho wabigaragaza, kanda kuri like, comment, share, notification button. Tuba turi kumwe n'abasore banyu bababwiye bati nimba mudukunda koko mubigaragaze. Iki nicyo gihe turi muri 2021. Bandikire nimba ufite ubufasha wabagezaho. Hano ni Musanze Yaounde niho batuye ahantu heza cyane, mwabyiboneye bafite urukundo namwe mu rubagaragarize. Bamufite ubutumwa bwa nyuma mushaka kuvuga po Rastaman nako ikintu cyane mu basezere cyangwa usezere ushaka ngiye ikintu cyanyuma ngiye kuvuga niyo banyitaruza kubona Paul bindi babashizeho Rastaman ndashimira ngo mwaje kudusura umva afite umutima wo gusura abantu akadusura nta kibazo fresh cyane kabisa. Nundya sini ubu zahita undya sini kirenga nde kirenga Albina Sydney hapana Sine Sydney
This is Legacy TV. Be all in or be nothing at all.